Narakomanze numva barankinguriye, mu jwi rituje mbona ari mama, yaje ampobera yirukanka, atangira kurira cyane, mbese ubona ko afite amarangamutima menshi, nanjye muhobera kirubishwa ndi kugira atamenya ikinzanye, naje nje kumwica, ariko mama yakomeje kumpobera ndetse amarira ye atangira no gutemba ku ishati yanjye, ibyo bikanyongerera umujinya. Iki ni igice cya 17 uko nakundanye n'idayimoni ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Sharif TV, kanda subscribe, like, share na comment. Niba nawe ufite ubuhamya ushaka gutangaza cyangwa kwereka abandi bantu, nyandikira kuri email sharifuwingabire@gmail.com. nyandikira nawe tukugereho, cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0787412040 kugira ngo nawe ubwo buhamya ufite ubugeze kuri bantu muri rusange. Mama yakomeje kuvuga amagambo mu kinega cyinshi, bigaragara ko yarankumbuye cyane. Aravuga uti, mwana wanjye Cedric, nari mbyizeye, nari nzi ko umunsi umwe uzaza kutureba, nari nzi ko umunsi umwe uzibuka ibere ryakonkeje warangiza ukaza kutureba. Niyo mpamvu nakwandikiraga amalettre ndetse nkandika n'amamesaje menshi kuri WhatsApp. Ibyo bintu mama yarabikoraga cyane kandi njyewe sinabibonaga, telefone yo narahinduye na nimero. Nari ndi kumwe n'umukobwa nahaye umutima wanjye, mama yarangije kunsuhuza nk'iminota 5 akimpobeye, arangije abona uwo twari turi kumwe, nawe aramusuhuza. Arangije kumusuhuza arambwira ati, Cedric, uyu mukobwa ninde ko mbona afite ikinyabupfura cyinshi kandi akaba azi no kubaha abantu? Ndamubwira ati, mama, uyu ni umukobwa nkunda cyane, uyu ni umukobwa nshaka azambera mama w'abana. Mama yarishimye cyane kubona mfite igitekerezo cyo gushaka, yarazi ko abakire benshi badashaka. Nuko twaje kwinjira mu nzu. Twinjiye mu nzu nsanga papa nawe yibereye muri salo. Papa yari kwinywera icyayi. Baba ahantu hasa nk'ahakonje cyane kuko n'urubura rwaramanukaga. Umugore wanjye we, sheri w'abana banjye, umukobwa nahaye umutima we yatangiye gutitira. Mama yagiye kumwitaho kubwe kumwihariko, badusiga muri salo. Njye na papa tuba turi kuganira. Papa arambwira ati, mwana wanjye Cedric, iyo ntaza kukwizereramo ngo nkufashe ukore biriya bintu byo gucuruza ibisheke, ntabwo wari kugera iyi hose. Niyo mpamvu ndishima ubu ngubu kandi ndanyuzwe kuba mfite umwana nkawe, kuba mfite umwana wankijije, ndetse abantu bose barambwiraga ati abana bagiye bazankiza. None Cedric warankijije, burya irya mukuru riratinda ntirihera. Nyogokuru we yarambwiraga ati, uzabyara umwana kandi azagukiza. None nanjye narabibonye. Papa yarabivugaga nkumva umujinya uranyishe cyane, nkumva namujomba icyuma, nkumva ndi gufuhera mu mutima. Natekerezaga uburyo nabahaye ubukire bwose, narangiza nkajya kunhuha ku muhanda nta n'umwe wanyitayeho, nkajya kuhuha ku muhanda ntafite kivugira, nkajya kuba imbobo ndetse nkajya no kwiba. Nese menya ko burya iyi si nta mikino, iyi si bisaba kwiyemeza ndetse no guhitamo nk'uko Shatani yabimbwiye. Dayimoni zari zanze kumvugisha, nkibuka amagambo Satani yambwiye ati, iyi si kuyibaho bisaba kwiyemeza cyane. Nanjye numvaga niyemeje, numvaga no kugira mbo umucakara ahubwo nzaba umuntu ukoresha abacakara. Numvaga ko kugira mbo umuntu usanzwe ahubwo naba umwami, abantu bose bakajya bamfukamira. Niyo mpamvu naje mfite ishyaka ryo kwica mama wanjye. Kabone nuko numvaga mfite icyizere ko ngiye kwihorera, byibuze ko nzagira amahoro kandi simbone n'umuntu
wongereranywaho kubera ko mama nzaba naramwishe, bahita banyongerereza ubutunzi bwinshi ndetse nongere kwiberaho nk'abami, sinzongere guhinga, sinzongere gukora akazi kose, ahubwo njye nibonera amafaranga nirire bisanzwe, nisohokera ahantu hose, numvaga ngiye kuba umwami w'iyi si. Ariko byarantunguye cyane, mu minsi nari ndi aho ngaho mu gitondo cya kare kare, burya mu mahanga bafite imico itandukanye. Mu gitondo cya kare kare baratubyukije, Cedric muhungu wanjye, babyutsa ndetse n'umukobwa nahawe umutima wanjye, ati tugende. Twaragiye twese twambaye imyenda ya siporo, ni agace bari bafite umuco wo gukora siporo, turirukanka tugenda dukora mucaka gake gake, turagenda tugera ahantu mu kibuga cyinshi kinini cyane, harimo abantu benshi cyane, natwe turicara. Uwari ukuriye siporo muri ako gace yatangiye kutubwira ati mwese mwicare hamwe mutekereze ku ntumbero zanyu, mutekereze ku byo mwitegura kuba ndetse n'ibyo mushaka kuzaba, mutekereze ku bintu bibasubiza inyuma arirwo rwango, ishyari ndetse n'ibindi bintu by'ibitekerezo bibi. Nanjye naricaye ndatuza, umugore wanjye yicara ku ruhande, umukobwa nahaye umutima wanjye, na mama wanjye yicarana n'umugore wanjye, papa wanjye nawe ajya ku buryo bwanjye, bose baricara, twese twaricaye turahumiriza, dusa nk'uduhumeka umwuka twinjiza dusohora, twinjiza umwuka dusohora mu buryo busa nk'aho bwa siyansi. Buri wese yatangiye gutuza kugira ngo duceceke twese dutekereze ibintu bituma tutabaho neza. Nuko naje gutekereza, nibuka operasiyo zose nakoze ikuzimu, nibuka ubutumwa bwose nabampaye nasohoje, ariko nkibaza impamvu bigiye kumbana ibiheri kandi ibintu byari byangezeho. Nibuka ko abantu bose bantumaga kwica, byibuze bari bambwira ati Cedric genda ubabuze gusenga, Cedric genda utume bava ku murongo w'Imana. Nkahita ntekereza ukuntu mama wanjye we icyo bamushakaho, yari umukecuru uraho, yari umukecuru udasenga kubera ko nta nabimukuyeho. Nese ntangira gutekereza impamvu byibuze bari gutekereza mama wanjye kumwica. Numvise mfite ishyaka ryinshi, numva rwose ibyo bintu ntabwo ndi kubisobanukirwa. Ariko nanone ntatekereza ibintu bankoreye, nkumva sinshizwa yombi, ndavuga ati aho burakera ngomba kumwica. Twavuye muri ibyo bintu by'amasiporo turarangiza, mama n'umugore nahaye umutima wanjye, umukobwa nahaye umutima wanjye wose barakundanaga cyane, batangiye kugaragaza ko bishimaniye, ndetse umugore wanjye akajya azana ibintu bishyashya mu muryango, akajya azana kutugaburira muri gitondo, akatugaburira ndetse adutamitse. Ibyo bintu mama yarabikundaga, papa nawe akabikunda, ariko njyewe numvaga rwose nshaka kumwica, nta kindi kintu cyari kinzanye. Nibyo ijoro rya kabiri nahise ntekereza ukuntu ndamwica, ndagenda nsanga mama yasinziriye mu ntebe. Mama nasanze yasinziriye mu ntebe, mfata umugozi ngiye kumuniga, ntekereza uburyo arasamba, ntekereza ko ari buze kuntera impuhwe bigatuma murekura. Numva sinabishobora. Umunsi wa kabiri mu gitondo, mama muturuka inyuma mfite umupanga ngiye kumutema, ntekereza uburyo cy'amaraso araza kududubiriza cyane, nabyo numva sinashobora kubona mama wanjye ari kuva amaraso, ndetse amaraso akambagwaho. Numvise nacitse intege, gufata umwanzuro byari bitangiye kunanira. Gusa amadayimoni yasaga kunganiza akambwira ati Cedric uri gutinda. Narayabwiye ati munzanire uburozi bwiza muroge none ahita apfa. Nahise mfata urubuto rwa pome, ibyo mwita pome, ndushyiraho uburozi. Ndangije kurushyiraho uburozi
ndavuga ati ngiye kuruha mama wanjye. Umugore wanjye yaje ari kwirukanka asanga mfite urubuto ndangije kuroga ku burozi nari nakuye ikuzimu, aba ararunshikuje arujya yihuse. Yaruriye yihuse arambwira ati mugabo wanjye urakoze, nari nzi ibintu maze gukora. Burya abanyarwanda bajya bavuga ati ngo ugwishigisha yararusoma. N'undi mugani wa kinyarwanda gurucira mu kase rugatwara nyoko. Umugore wanjye ako kanya nahise mbona yikubise hasi. Ese uyu mugore yikubise hasi ahita apfa? Aha, yarashaka kwica mama we none yishe umugore we. Ni ahangaha igice cya 17 kirangiriye. Ese kwica mama we azabigeraho? Ni gute yishe umugore we? Azabasha kubyihanganira se? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 18 kizagera kuri Sharif TV ejo. Jya uhita umanuka ikirebe mu ba mbere. Kanda subscribe niba utari wayikanda, ukande like na share na comment.